kuko tumaranye iminsi mu gitondo njye nitwa Uwambaje Emmanuel ndi umukuru w'itorero ry'Ubwenge. Tumaze iminsi rero mu cyumweru cyiswe cy'umuco kuzenguruka Yeriko, wifashishije ijambo rivuga ko kwizera kwatumye inkike z'Yeriko zisenyuka. Kuwa mbere rero twize kwizera icyo ari cyo n'urugendo umuntu akora ngo yizere n'ibyiciro byo kwizera, dusoza tubona ko umuntu utizera adashobora kunezeza Imana nubwo yaba abishaka, ntabwo aba afite ubushobozi bwo kuyinezeza. Tureba n'intwari zo kwizera, kandi dusanga ntabwo twizera Imana muri ubu buzima gusa, ahubwo ubu buzima buzarangira Imana iduhaye poromosiyo yo kubana mu bwami bw'Imana. Abantu bizera Imana ibahemba ubugingo, nicyo gihembo kiruta ibindi byose izaha bizera, kuko muribuka ko iyo cyanejeje Imana ntiyaboneka, poromosiyo ya Imana amuhaye no kujya mu bwami bw'Imana adapfuye. Na Eliya niko byagenze. Eliya ni umuntu w'umunyakwizera. Ntabwo rero tumana n'Imana mu buzima bwa none gusa, ahubwo umurimo duhumbamo bizarangira nyirawo dukoranye ubukwe. Bene ubwite barabigishwa biganira. Ibisambu duhumbamo nta mpamvu yo gusubira inyuma, gahunda yacu no guhumba, ariko ikazarangira dukoranye ubukwe na nyir'ibisambu. Uyu mwanya rero ngiye kuganira ku bijyanye n'insanganyamatsiko dufite ya korali yateguye k'iburyo, yateguye insanganyamatsiko yindi iza gukomeza akanya rya kabiri ndetse na nimugoroba, niyo tugiye kuganiraho yo muri Zaburi ya 24. Ubwo niba turiyo abari kuzenguruka Imana ateguka Yeriko, icy'ingenzi nuko iguye umuntu yinjije imbere ye, biri kavuga ngo bikwere uko wizeye. Tugiye gusoma Zaburi ya 24, nayo irimo insanganyamatsiko ya kino cyumweru na ronshi iza kuba ku mugoroba mu kanya, niyo tugiye kuvugaho. Zaburi ya 24 niyo tugiye gusoma. Dusome abafite Bibiliya, umurongo wa mbere turageza ku wa 10, ariko umurongo bitayeho cyane ni umurongo wa 7 n'uwa 9, cyane cyane wa 7. Reka dusome kuba hageze. Zaburi ya 24 umurongo wa mbere ngeze ku wa 10. Abahageze niba mwahageze murambwira dusome. Ngo Uwiteka w'icyubahiro, umwami w'icyubahiro abyukuruke. Iyo nsanganyamatsiko, umwami w'icyubahiro ntabyukuruke, Imana n'ibyukuruke, ibyo tuza kuganiraho. Dusome rero iyo Zaburi uko ivuga. Umurongo wa mbere uravuga ngo isi niba yuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayirimo, kuko ariwe wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? Ku murongo wa 4 bagatanga igisubizo, bakavuga ngo n'ufite amaboko atambuye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahira ibinyoma, uwo niwe uzahagurisha n'Uwiteka no gukiranuka bihawe n'Imana y'agakiza ke. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe, Mana ya Yakobo. Ku murongo wa 7 rero ni naho hari insanganyamatsiko y'igiterane, hakavuga ngo mwamarembo mwe nimunamuke, mwamarembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Ku murongo wa 8 bakabaza uwo mwami w'icyubahiro ninde? Bagasubiza ku murongo hepfo ngo ni Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, ni Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Bakasubira ku murongo w'9, mwamarembo mwe nimunamuke, mwamarembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Bakabaza ku murongo w'10 ngo uwo mwami w'icyubahiro ninde? Bagasubiza ngo ni Uwiteka nyir'ingabo, niwe mwami w'icyubahiro, Imana ishimwe. Yandi magambo iyi ni indirimbo, iyi Zaburi ni indirimbo ifite ibitero kuko korali zimaze kuturirimbira. Ni indirimbo washyira mu bice bitatu, yanditswe n'umwami Dawidi, akaba n'umutambyi, akaba n'umuhanzi, akaba n'umucuranzi. Yarayanditse, agiye kuyandika igice cyaho cya mbere cy'iyo ndirimbo yabanje kwibutsa abantu bazayiririmba, abanza kubabwira Imana iyo ariyo. Aravuga ati tugiye kuririmba indirimbo, ariko ndabanza kubabwira Imana iyo ariyo, iyo tugiye kuririmbira. Aravuga ngo iyi Mana tugiye kuririmbira ngisi n'ibiyuzuye ngo ni ibyayo. Ati
isi mubona hano, ibyo muzi ibyo mutazi, ibyo mu nda y'isi, ibigenda mu mazi, ibigenda mu kirere, mu nda y'ubutaka, ibyo bintu byose ni ibyayo, isi n'abayirimo. Hari n'ibintu n'abantu byose n'ibyo Uwiteka. Arangije avuga ukuntu ari umuhanga. Ku murongo wa 2 aravuga ngo kuko ariwe wayishinze ku nyanja. Namuzi ko isi ihagaze ku nyanja. Iyo umuntu ahagaze ku butaka agira ngo ntabwo isi ituye mu mazi. Iyi si mubona ituye mu mazi. Hari n'imipaka ugeraho bakubwira ngo nahise igarukira. Hirya yaho ni amazi gusa. Nta bundi butaka buhari, nta kandi karwa. Iyi si dufite ishinze mu mazi. Ngo yishimangiye ku mazi menshi. Noneho harangije aravuga ngo rero kubera izo mpamvu ukomera kwayo, ubutunzi ifite n'imbaraga ifite n'ubwenge, ninde uzazamuka ku musozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara aherahe? Ubwo cyari ikibazo cyo muri iyi ndirimbo. Noneho rero igisubizo kikaboneka ku murongo wa 4. Agatabona igisubizo uyu muhanzi yaravuze ngo nufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku butagira umumaro, ntarahira ibinyoma, ngo uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka bihawe n'Imana y'agakiza cye. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe, Mana ya Yakobo. Bageze rero ku murongo wa 7, noneho bihinduka nk'ikorasi. Ku murongo wa 7 byabaye ikorasi, baririmba basubiramo. Ku murongo wa 7 bavuga ngo mwamarembo mwe nimunamuke, mwamarembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Noneho bakabaza ngo uwo mwami w'icyubahiro ninde? Abandi bagasubiza ngo ni Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, ni Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Ku murongo w'9 bati mwamarembo mwe nimunamuke, mwamarembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. Bakongera bakabaza ngo uwo mwami w'icyubahiro ninde? Bagasubiramo ngo umwami w'icyubahiro ufite imbaraga. Imana nishimwe. Iyi ndirimbo yaririmbwe ryari? Ninde wayiririmbye? Twamaze kumubona yaririmbwe ryari. Buriya Zaburi igizwe n'ibice by'indirimbo. Ntabwo zose zanditswe na Dawidi, hari zamwitiriwe n'izanditswe n'abandi, ariko inyinshi zanditswe na Dawidi. Iyi ndirimbo rero yaririmbwe tuza kusangamo rya jambo rivuga ngo umwami w'icyubahiro nabyukuruke. Iyi ndirimbo yaririmbwe igihe bari bagiye gucyura isanduku y'isezerano, bayikura ku mugabo witwa Obidedomu. Ni indirimbo y'igihugu. Dawidi yari umwami, noneho yagombaga rero kugira indirimbo bazaririmba isanduku yinjira mu bikari by'Uwiteka. Aho yavuze ngo ninde uzatura ku musozi we, ninde uzahagarara aherahe. Yarimo avuga ngo tugiye gucyura isanduku y'Uwiteka tuyijyane mu rurembo rwa Dawidi aho nayubakiye, ariko ninde uzahagarara aherahe Uwiteka, ninde uzatura ku musozi we. Iyi ndirimbo yaririmbwe igihe bari bagiye gucyura isanduku bayivana kwa Obidedomu. Ayo makuru ushatse kuyasoma neza wayasanga mu buhanuzi bwa mbere bwa Samweli ibice 6 umurongo wa 12 kugeza 14. Ngewe reka nihute, mfite umwanya utari mwinshi, reka nihute nsoma ahantu hahuye n'iyo ndirimbo, aho bihurira, aho biza guhura igihe bayiririmbye. Ushaka gusoma amakuru arambuye wayasoma mu rwandiko rwa mbere mu buhanuzi bwa mbere bwa Samweli ibice 6 umurongo wa 12 ngeze 14. Dore uko handitse. Bakunda kuvuga ngo ni Samweli wa mbere, ariko nta Samweli wa mbere ubaho, nta n'uwa kabiri ubaho, aho bari igitabo cya mbere cya Samweli hakaba n'icya kabiri, cyangwa se ubuhanuzi bwa mbere bwa Samweli. Bakunda kuvuga ngo ni Samweli wa mbere, ariko ni ibice 6 umurongo wa 12 kugeza 14, na uwo munsi wo kuririmba iyi ndirimbo twarebye. Haranditse ngo umurongo wa 12 ibice 6 ubuhanuzi bwa mbere bwa Samweli 6:12 kugeza 14. Nihuse haranditse ngo bukeye babwira umwami Dawidi bati Uwiteka yahaye umugisha Obidedomu n'urugo rwe n'ibyo afite byose ku bw'isanduku y'Imana. Dawidi ahera ko arahaguruka ajya gukura isanduku y'Imana kwa Obidedomu, ayicyura mu rurembo rwa Dawidi yishima. Nuko byagenze bityo. Tudomo tubiri. Abahetse isanduku y'Uwiteka batambutse intambwe esheshatu ahatambira imfizi n'ikimasa cy'umushishi. 14 rero. Maze Dawidi yiyerekera imbere y'Uwiteka akikibungo kuko yari yambaye efodi y'igitare. Amen. Mu yandi magambo Dawidi agira gute? Araririmba ashima Imana, ariko ntiyari wenyine. Dawidi ntabwo yari wenyine, yari yazanye n'abandi
bantu bari bazanye nawe. Uwo munsi rero iyo ndirimbo baririmbye ni iyi ngiyi yo kubwira amarembo ngo niyuguruke kugira ngo Uwiteka w'icyubahiro abuka byukuruka. Ni ibyo ngibyo barimo baririmba. Ndihuse rero munyemere tuganire ku isanduku. Isanduku rero tuganiraho kugira ngo tuze kuyihuza n'iriya ndirimbo ya 24 Zaburi 24. Isanduku y'isezerano. Ko biri kose ntekereza ko hano mwize mwumva igisanduku y'isezerano. Ni inyigisho mwagiye mwumva kenshi, mwumva icyo bita ihema ry'ibonaniro, ni ibintu muzi kubera ko mubizi nanjye ndi bwihute, ariko mbibutse igikurikira. Muri gahunda y'Imana igira gahunda zo kubana natwe. Imana ntigiba yonyine ngo bishobore itadufite. Imana ibana natwe, niho gahunda iteye. Umwanditsi w'imigani yaravuze ngo ibyishimo bye ngo nukubana n'abantu. Nuko Imana iteye, yibera mu ijuru ikaba no mu isi cyarimwe, ariko Imana igubwa neza iri kumwe n'abantu. Nubwo buryo rero yavanye abantu muri Egiputa kwa Farawo, ntiyahita bajyana i Kanani, ibanyuza aho bita mu butayu. Bahageze rero irababwira ngo ndashaka kuza kubana namwe. Kuva 25:8 haranditse ngo kandi bandemere ubuturo bwera nture hehe hagati muri bo. Ni Imana itura hagati, tagitura ku ruhande. Kandi bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ubwo rero ubuturo bwera bwararemwe. Iyo ugiye gusoma mu mazina ya Yesu hari izina rimwe yitwa ngo kandi uzamwite Immanuel, bisobanura ngo Imana hehe iri kumwe natwe. Imana ishimwe ko ari Imana ibana n'abantu bikemera. Imana ibana natwe, ishobora n'abantu benshi, ishobora n'abantu bake, ishobora no kubana n'umuntu umwe. Imana ishimwe ko iteye gutyo kemera kubana natwe. Ihitiraga rero ngo mundemere ihema. Ihema ry'ibonaniro ntabwo ndivugaho ngo nditindeho, ariko ihema ry'ibonaniro yari office, yari biro y'Imana. Irababwira ngo ndashaka gutura hagati. Ifata rero abatambyi, ifata imiryango 12, uko imiryango 12 igenda ishyira imiryango itatu hagati muri centre y'iyo miryango ihashyira ihema ry'ibonaniro. Bivuga ngo ni Imana izajya ibonanira n'abantu bayo, noneho bakabona Imana ituye hagati aho ngaho. Iryo hema sindakuritindaho, warebaga inyuma ukabona risa nabi, ariko imbere byari rimeze neza. Rifite korotire y'umweru, urugo rw'umweru, rifite amarembo afite amabara 4 kaza kuvugaho. Wakwinjiramo imbere muri urwo rugo rw'Imana ugasangamo igicaniro cy'ibitambo. Ukinjira ku marembo, ukemera kwinjira uvuye muri portail nini, uvuye kuri main gate, ugahita winjira ku gicaniro cy'ibitambo. Wahava ukajya ku gikarabiro, ukaraba intoke. Wava ku gikarabiro ukinjira muri salo y'Imana aho bitaga hera, ugasangamo ameza y'imitsima 12, ugasangamo igitereko cy'amatabaza 7, ugasangamo n'igicaniro cy'imibavu cyegereye umwenda ukingiriza hera, ari watabutsemo kabiri igihe Yesu yari Golgotha. Abatambyi bari bemerewe rero kwinjira aho hantu hitwa hera gusa, bagatamba ibitambo, bagakongeza amatabaza, bagahindura imitsima, ariko rimwe mu mwaka bakinjira ahantu hitwa muri chambre principale, aho Imana yavugaga ko ari hiba. Aho yabaga rero habaga hari ikintu bita isanduku y'isezerano. Iyo sanduku rero yari icuzwe mu giti cy'umunyinya, Bibiri ikakita umushita, isizwe izahabu, ishushanyijeho abakerebu 2. Hagati muri yo barayicuze kuko bakora akabati, bashiramo ibintu bitatu. Bashiramo urwabya rwa manu, ya manu bariye bayoraho, bashiramo. Bafata n'inkoni ya Aroni yandi yarabije nayo bayishiramo. Bafata n'ibisate by'amabuye, amabuye 10 byari Imana haye Mose babishiramo. Imana irangije yitwikira, ibwira abatambyi rero ngo mujye muza rimwe mu mwaka, muze hano mutangi ibitambo by'uko muri amahoro umwaka urangiye, nuko babagaho. Iyo sanduku rero nyongeye kuvugaho nihuze ndindirira. Yesu nashimye. Amen. Ndizera ko muri gukurikira. Tugiye kujya muri Zaburi 24 tuyihuze n'isanduku y'Uwiteka, kuko niho bifitanye isano, niho bivukana. Iyi sanduku rero yaciye ahantu 7. Nta mwanya wo kubavuga, ariko yaciye ahantu 7. Ndaza kuvuga ku nshuro yayo ihuye n'indirimbo bagiye kuyifata. Ahantu hambere isanduku yabaye yakorewe mu butayu, ibigize imyenda yari igize iyo sanduku, amabara yayo nta mwanya mfite wo kubivuga, ariko mumenye ngo iyo sanduku yari sanduku irimo ibisate by'amabuye 10, urwabya rwa manu n'inkoni ya Aroni.
ibyo ni ibintu Imana yakoresheje bayobora. Inkoni ya Aroni yari inkoni y'uko Imana itoranya, igira umuhamagaro igatoranya ibishaka. Imana iyobora uko ishaka igatoranya. Hari habaye impaka baravuga ngo Mose si uyobora wenyine, Imana iravuga ngo muzane inkoni muzishyira hano, iyo nza kwemeza ikajyaho uburabyo ndaba nkoranyije umuryango nkore. Inkoni rero yo kwa Aroni mu muryango w'Abalewi nibo batoranyirijwe gukora imirimo y'ubutambyi. Impaka zirarangiye, Imana iciye impaka. Yavuze ati mwese muzane inkoni 12 buri famiye, buri wese azane inkoni. Imana rero idacurwa kirere iravuga ngo mfite souverinité, kora icyo nshaka, muzane hano inkoni, muziraze imbere yanjye muracyamuje kubona iyo nemeye. Bandikaho Lewi, bandikaho Dani, Nefutali, Gadi, Zabuloni, Lewi. Mu gitondo basanga ya Lewi yarabishe. Imana iravuga ngo mubonye ntoye n'ubutambyi bati nabubonye, bahita bamwemera. Imana yerekana ko nayo ifite ukuntu mbese nayitoranye. Irongera avuga ati kandi nuce ko ngira kwizine, ngira igikoni. Nabatungishije uriya Imana abasore bagiye bagirimo n'imiti. Mwegeza nta muntu n'umwe wigeze arwara, yaba bwaki, yaba malaria, typhoid, nta diabete, nta muntu n'umwe wo mu butayu wigeze arwara indwara iturutse ku mirire. Indwara barwaraga bimwe n'icyaha cyonyine, nicyo nyine barwaye. Ariko iriya mpamvu baryaga idahinduka imyaka 40 bagirimo n'imiti. Pawulo Imana amubwiye ngo ubuntu bwanjye bwiza gute buraguhagije. Hari igihe ufite ubuntu bw'Imana buguhagije ntubimenye, kagisaba amadegede n'ibitunguru n'amapapuro n'amapavuro n'amadegede yo kwa Farawo, kandi ubuntu bw'Imana buguhagije. Imana ifata urwabya rw'Amana uti ubwo rwabya narwo mujye mugenda muruhetse ku mutwe. Iravuga ati kandi nawe yoboje amategeko 10 ayo nayo bayashyiramo. Iyo sanduku rero ku Isiraheli yari nk'Imana. Abisiraheli bakuriye mu bihugu biterekeye bikabandwa bigacura Imana. Uhereye kuri sekuru wabo Aburahamu no kazi yakoraga. Tera, Aburahamu n'akarere kose ko muri Aziya kari akarere kabamo igirwamana. None rero Imana yacu ubundi ntikeneye ko tuyirebera mu biti no mu mabumba. Ariko irebye abantu igiye kubana nabo isanga ntibazayerera hatagize akantu kari materiyeri babonye. Yaravuga ati basi nubwo ndi Imana y'inyembaraga kabashobora byose ntaboneshwa amaso, reka ndebe ikintu bazajya bikorera. Ubwo rero sango rifite ibijisho. Imijisho yo uko yahita ingobyi ya Kinyarwanda ababaye mu cyaro kujya bajya baheka umuntu warwaye, hajyamo abantu bane, umwe imbere undi babiri imbere n'abandi babiri inyuma bagaheka. Yari ifite imijisho rero bajya guhaguruka Imana ivuze ngo turagiye, hakaba abashinzwe guterura iyo sanduku, kuzingira ibitambaro, guterura ibicaniro, nuko babagaho bahoraga bagendana n'Imana. Rero irababwira ngo ku manywa nzababera igicu. Imana ishimwe. Muri ubwo butabera yari ifite imitaka izuba ryakwaka igatwikiraho izuba riri, abandi bose bagasha, isi yose ikaka. Ariko aho bari ikakubita icyo bita igicu ikabatwikira, ntibamenye ko izuba ribaho. Imana yari yitwaje amatanka stemine z'amazi, urutare rugenda rutagira amapine bapfa kugira aho bageze bakana ngo rwahageze. Uwo yari Kristo wagenanaga nawe. Haba nijoro igacana amakara, ngaje agacana igikibe kinini kimeze cya projecteur n'ingiki, igitare nk'iki katara, isi yose kabitari kwaka aho bari honyine, akariho uhaka honyine. Iyi Imana ifite ubushobozi bwo gutuza umuntu ahantu abandi bari kugwa wakahaba. Imana ishobora gukata Gosheni muri Egiputa mu bice ko hari ahantu bameze nabi. Imana yakase Gosheni muri Egiputa, Gosheni ikahacanira, Egiputa ikamumwijima, ibicari bikajya ahandi hose uretse Gosheni. Imana ishimwe ko muri Yesu dushobora gutura tuguwe neza. Kama muri Kristo Imana ibyo bita ibikorwa remezo bya rero. Kuko remezo murabyumva, mujya mubona ko igihugu cyacu gikora imihanda kugira ngo kikabwira abantu gutura mu midugudu. Buga impamvu batsaba gutura mu midugudu no gutura ahantu hamwe no kugira ngo ibikorwa remezo bya leta bibagereho, notama imihanda, amazi, umuriro, umutekano. No mu Mana Imana irabwira ngo mwebwe ntimwifatanye n'abatizera, ngo ntimwifatanye nabo nukore kuguhumanye, ibigira ngo mugire karitsiye aho ibikorwa remezo by'Imana bibageraho mu buryo bwose. Imana ituza kwifatanya n'ab'isi igira ngo tubari mu manegeka. Haleluya, haleluya. Umuntu utizera twe mu manegeka ntabazi n'ejo buzaza, ariko abanyakwizera Imana igira ngo ibegereze ibikorwa remezo byayo. Imana nyishimye.
dushobora kubaho nubwo byari bitemewe, tutari ku matangazo atangwa n'amaradiyo yose, dushobora kubaho kubera Imana yacu. Bagendaga bimuka rero ahantu hari inzu isanzwe yabaye ahambere ni mu butayu imyaka 40. Yasanzwe bayihetse, bayihetse mugaga bahetse Imana nubwo batabaga ari Imana, ariko yasanzwe ifite amategeko n'amabwiriza. Aho simbatinda mumenye gusa ngo ahantu hambere isanzwe yabaye ni mu butayu bwa Sinayi imyaka 40. Baje kwambuka Yorodani rero, kugira ngo muke Yorodani byasaga yuko bahetse isanduku, abatambyi bayihetse bahagaze mu mazi. Kandi mbabwira yuko Imana izi ubwenge, ntabwo Imana yakwambutsa abantu muri Yorodani itaruzuye. Ntabwo Imana yakwambutsa abantu muri Yorodani yakamye ifite amazi make. Ngo Yorodani yari imaze kuzura, ngo amazi yarenze iki? Y'amazi arenga inkombe, ni Imana ibona akazi. Ibibazo byamaze kugira aho nta muntu cyabikoraho. Uzi y'amazi yarenze inkombe, inzira ntibikigaragara. Muri yavuze ngo mu mwijima wo mu nzira twizere iki? Imana. Hasigaye Imana mutezi uba ari karafu. Imana ikomeza gutubwira iyo yarongeye ngo sinakwambutsa abantu amazi yagabanutse. Amazi yarenze inkombe nta ukimenya hanyuma. Ibwira abatambyi ngo muhagarare ku maguru yanyu, numara kuhagarara muheke isanduku y'Uwiteka. Uyu munsi mbwire Yorodani ihagarare iburyo n'ibumoso, mwambuke nk'umunsi. Imana iti umuhanda aho kanya irawumutsa baragenda. Iyo ni isanduku y'Uwiteka ahambere yabaye ni mu butayu babarambutse. Bagira mu gihugu cy'amasezerano. Aho kanya manu ibirahagaze. Hari igihe manu izahagarara. Nyamubizi nigeze mbira abantu muri batore ko turi kumwe mu isi yashize, ngabarokore mwe kujya ibyo muvuga mujye mubitekereza. Umuntu ufite ikibazo cy'inzara akavuga ngo azatageze mu ijuru, uri mubeshya. Mu ijuru ntabwo bazateka ngo mu ijuru ngo nzarya nibibyibushye umwe n'amata ngo n'ibintu bapfunyikiye ngo n'umuki. Ibiki imibiri yo mu ijuru yo mu isi ntabwo bisa. Biravuze ngo iby'amazi atigeze, amafi atigeze, umuntu atatekereje. Ibyo Imana ari iki? Amateke we urayabonye rero, n'amadegede n'imineke n'amavuka, ibyo bintu ni iby'Imana. Imana iguhera ibiryo n'ahandi aho uhaye. Mu ijuru hari Yesu nashimwe. Ikibazo cy'inzara Imana imugaburire tukiri hano mu Gatenga. Ibyo kujya mu ijuru kuzaza kuryayo ntabyo. Umuntu udafite inzu Imana imuhinze inanga kuko amazu yo mu ijuru ameze nka y'ina. Nabyo abantu ko tugeze mu ijuru tugasanga barateka, hari igikoni, ubwo hajyaho n'amakampani atwara ibishingwe, hajyaho n'amasasi, hajyaho ntabwo rero mu nzu ntabwo iryo kosa ribayo. Yesu ashimwe. Uwo mwanda w'ino ntabwo wakubuka mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imana iguha inzino. Manu iribwa mu butayu hakurya ya Yorodani, nta manu igerayo. Imana ishimwe. Hakurya ya Yorodani nta manu igerayo. Iyo wageze kuri Yorodani hehe na manu? Kuki ushaka kwambutsa manu hakurya? Hakurya manu igarukira kuri Yorodani gusa. Iyo tunakuva muri umubiri nta bibazo bya manu bizaba bihari, bizaba byarangiye. Yesu nashimwe. Reka mbibutse rero ko bahagaze ku maguru yabo abatambyi, mbibutse ko tugira amasezerano ku maguru. Apana mu mwuka, amaguru asanzwe aya ngaya abaha amasezerano. Tugira amasezerano ku ngingo zacu zose. Ntabwo mfite umwanya wo kubabwira, ariko burya barakore Imana ibabwira ko imibiri yabo ari insengero z'umwuka wera, kuko Imana ituye muri twe, igendera muri twe. Impamvu rero imibiri yacu nayo yaracunguwe, imibiri yacu nayo ntabwo ari ibintu byoroshye. Umubiri w'umurokore ntabwo usanzwe. Zaburi ya mbere iravuga ngo udakurikiza imigambi y'iki? Yicarane n'iki? Tumva dufite amasezerano yo kwicarira hano ku kibuno aho umuntu yicara. Ntidupfa kwicara tubone. Ntiyicaranye n'iki? Iyo tujya kwicara tureba niba nta bakubanyi bahari. Ntidupfa kwicara. Ntidupfa ntahagarare mu nzira. Ntabwo turi abantu basanzwe. Dufite amasezerano ku maguru. Uzi impamvu aya maguru Imana itenda kuduhagarara aho tubonye? Ni uko yavuze ngo muzakanagira inzoka n'iki? Nta mpamvu yo kanagira ahantu hose mubonye. Agomba kuba ari amaguru yejejwe. Muzakana inzoka n'iki? Na sikoropiyo. Ni mu gice cyane kizabatwara. Imana ishimwe. Isanduku ya mbere rero urugendo rwa mbere yakoze yabaye mu butayu imyaka 40. Barambuka rero bageze i Kanani, isanduku twibuka ko tuyijyanye. Gahunda dufite nuko irakwiraza muri 24. Isanduku tuyivanye mu butayu turayihetse, tugeze mu gihugu cy'iki cy'amasezerano ahatagira manu.
hakurya Yorodani nta manu ibana. Manu yawe Kigali Imana iguhe hano mu izina rya Yesu. Imana ikwambike, Imana ikugaburire, Imana iguhe ibiryo ujuru utegeze kuzarirayo. No, nuririna ibyo byino n'ibyino n'ibyo mu ijuru n'ibyaye ibyo mu ijuru. Muranyemereye tubisenge dutyo. N'abapagari badasenga barabibona batajya bajya mu rusengero batiriza bategeze gushimisha nizo mu gakiza bararya batanabatisha. Tugomba kubaho mu izina rya Yesu. Bageze rero mu gice amasezerano isanduku yakomeje kuhaba imara hafi y'imyaka 400. Ubwo imyaka 400 n'imyaka 300 y'abacamanza n'imyaka Yesuwa yamaze imara hafi y'imyaka 400 aho ngaho igituye aho ngaho ntahije. Ariko iyo myaka yabaye imyaka mibi kuri isanduku. Niho muzabona umutangi witwa Eli umupagani. Eli urufite abahungu basambanira mu rusengero bagafata bagiye kuri kungufu kandi barabatanze. Isanduku yari ihari. Iyo sanduku niho muzasanga yabaga Shilo aho Samuel yari aryamye abana nayo. Ariko Eli agira abahungu babi b'abapagani kandi bakora ibintu byo mu isanduku bashinga ubutambyi. Abo bahungu babaye abantu babi, Imana igubwa nabi, Imana irababara, Imana imererwa nabi. Imyaka yose ya Eli byageze ku rwego isanduku ikiri aho ngaho bayijyana ku rugamba Abafilisitiya barayitwara. Ubwo isanduku ntigiye ahantu hagatatura igiye mu Bafilisitiya. Ubwo igezeyo rero yamaze y'amezi 7. Uko yagiye murakuzi bayijyanye mu ntambara urugamba rwabananiye barayiterura ngo Imana yagiye kubarwanirira kandi bafite ibyaha. Naho Imana yarababaye basamanye imbere y'isanduku y'Imana bakajya bafite ibitambo bakabijabura. Mbese bari abatambi bitwaye nabi Imana imererwa nabi. Kuki Imana yihanganiye bari abatambi kandi badakora ibintu byiza? Hari icyo yaravuze ku nzu ya Eli. Yarabwiye Eli ngo Eli ngo nagutoranyije ngo uzagendere imbere yanjye n'ubwoko bwawe. None Imana yo kutajya yivuguruza ikibazo ukuntu igiye kubihindura. Ariko imaze kugubwa nabi basambana imbere y'isanduku bajabura ibitambo bafata abagore ku ngufu. Iravuga ngo mbisubiyeho ngunyubaha niwe nzubaha ngo nari nakuze yuko wowe nzu yawe muzagenda imbere yanjye. None ngo mwitwaye gutyo ndabaciye nzanye undi. Nuko rero abahungu ba Eli bapfuye rero isanduku barayitwara ijya mu Bafilisitiya. Ayo makuru murayazi. Yamaze y'amezi angahe 7 isenya Dagoni barayohereza igaruke. Igarutse rero ubwo igeze ku gice cyaho cya kare cy'isanduku yaraje isanduku iragoka bayihekesha inka. Isanduku iraza imaze kuza bayishyira ku witwa Abinadabu. Ubwo ni ahantu hakanye. Ahambere ni mu butayu, hakabiri ni Kanani aho bari bageze. Aha gatatu ni mu Bafilisitiya yamaze amezi 7. Aha kane isanduku yagiye ni kwa Abinadabu. Yahagiye ivuye yari ivuye mu Bafilisitiya bayohereje. Bamaze kuyohereza iraza ihageze bayicumbikisha ku witwa Abinadabu. Yahamaze imyaka hafi 40 mu gihe cya Sawuli yayoboye nta sanduku iriwe iri ku ruhande kwa Abinadabu. Noneho ngeze ko ha gatanu ni igihe Dawidi abaye umwami. Rero ngiye kugira kuri ya Zaburi yacu. Amaze kuba umwami rero Dawidi abaye umwami. Sawuli arapfuye. Dawidi ni umuririmbyi, ni umuhanzi, ni umucuranzi, ni umunyamwuka, ni umunyamasengesho kwakora mu muzi. Aravuga ngo ntabwo Imana yabaranguye mu bwungere bw'intama bivanye mu maganga y'intama ngo nubake inzu etaje ngo ngende njyame ngo sinzasinzira sinzagoheka ntarabonera Uwiteka Imana yanyangira ndi kumusaya. Uwo ni Dawidi rero. Isanduku asanze idahari iba kwa Abinadabu aho bayicumbikishije. Sawuli yabayeho isanduku atayizanye. Dawidi yubakira ahantu agomba kuyizana aho bita mu rurembo rwa Dawidi. Nibwo rero ateguye bajya kumufasha kuyizana. Ubwo tujyongera kuri ya Zaburi. Agiye kuyizana ayikura kwa Abinadabu. None agiye kuyizana umva Dawidi yari perezida. Atumira abaperezida baturanye nawe, atumira igisirikare, ashaka polisi, ashaka ashinzwe umutekano, ahamagara abaturage, ahamagara amakorari. Aravuga ati nubakira Uwiteka aho isanduku y'Uwiteka izaba muzaze mu mberekeze tugende. Bagenda basiga amabara ku biti nk'uko bigenze inaha. Bakora umunsi mukuru batanga konje. Dawidi rero n'abaperezida baturanye nawe n'abanyacyubahiro n'abaminisitiri biyemeza kuzana isanduku y'Uwiteka ive kwande niba mutasinziriye. Isanduku igeze kwande yari ivuye hehe mu Bafilisiti
tujye kuyikura kuri Nadabu igihehe mu rurembo rwanda rwa Dawidi. ubwo turimo tugenderera Zaburi 24 ariwo munsi baririmbye indirimbo yo kuronshinga itaha ry'isanduku ivuye kwa Abinadabu ijya mu rurembo rwa Dawidi. Bahageze rero Imana ikemaze iminsi yararakaye, yabaye nabi mbese igiraka. Imana mu tubirindira igiraka, ariko umumvizi bavuze ngo umujinya ntiyawuhora n'iki iteka, ariko igihugu kandi muri uhanganitse bavuze ngo yirinda kurakara. Muzi impamvu yirinda kurakara? Ni uko izi umujinya wayo kumera irawibuza ati mbabarira wa mujinya ndakuzi. Yirinda ku yibuzi nabi aho imbabazi zawe zihora ziri kubije uko bukeye. Yirinda kurakara turebe ko tubagera hano. Basanga Imana yarakaye. Dawidi arabyinye ngaya makorasi ngiye ibyuma ngabacuranzi ngabahanzi ni giterane mbese kigiki. Ndayo guseba Dawidi yarasebye umunsi isanduku barayifashe bayihekesha inka. Iyo sanduku Imana ikaba yaravuze ngo igiye ku bitugu by'abantu ntizigere yekwa n'ikindi kintu. Abakristiano rero bayohereje ku nka kuko nta kundi bagomba kubigenza, ntibari bazi iby'Imana Israel ikunda. Dawidi nawe rero azanye amakorasi akusaho ibyuma bayihekesheje inka batangiye kuririmba na fanfari n'abasirikare na protokole n'igisirikare n'umutekano. Bageze ku mbuga yitwa wiki Perusuza, bageze kuri iyo mbuga inka zigira gute ndashaka gutsikira. Nigiye gutsikira rero hari umuhungu utaruzi ko Imana imeze n'isi mbese yarasiritse ngajya kuyego asanga Imana imivuga nsikira se mudahari ndagenda ku bitugu by'inka. Sinavuze ko nzagenda hagati muri mwebwe ngatura muri mwebwe, none ngende ku nka ngo murangegura ku nka ngigira gute imutsinzaho protokole yose n'ibiryo batetse n'inka n'inkoko n'abashyitsi. Leta aravuga ati iyi Mana ifite ubujiji, sinajyana mu nifitiye abana nifitiye umugore yacyari mutoya ngiye kumwica nawe nimeze nabi yaranutse. Abya abaturage ati baturage banyerere umunsi mukuru twateguye mwihangane tubonye Imana imeze nabi, mushaka ahantu ntituzi uko iteye twongera asiritse aho muza kuyijyana ibigiyeyo. Hari umuntu witwa Obidedomu rero baramurenganije, ntibamugishije inama ntibabajije, baravuze bati nta muntu uri hafi aho wabona nkajya gupfa ufite ubukene n'ubundi usigaje amazuba nkangahe. Bati hano hafi ya umuntu witwa Obidedomu n'abantu mbese bo mu cyiciro cy'ubudehe cya kintu cyo gufasha bayijyanayo. Umejyamuze ngo uwaseka nsuzuguye aba akuzurikiraho. Barayifashe nta kumubaza barateruye, bageze basanga nta hantu agira kuyishyira ayishyize hanze nyine ashyizeho agahema n'agashitingi. Bati nuko niba izakwica niba uzabaho ngaho niwirirwe nawe ayibonye. Haleluya haleluya. Imana ishimwe ko yaje iwacu, Imana ishimwe ko itavanura ku butoni, Imana ishimwe ko ijya mu rugo rwose igezeyo iguka neza. Urumva yagomba kujya kwa Dawidi ahantu haryoshye muri Palais Royal, ahantu hasobanutse, ariko kubera ko batamenye uko igenzwa yigira mu batindi. Iyo adasanga umuntu ntajya yeza, isanga byarananiranye, niwe bafasha buri munsi, niwe baha mituweli. Isanduku ati ubwo wageza sezerera ubukene. Mureke babwire nigeze ngira abantu b'abanyamasengesho ububyutse buzirana n'ubukene. Ibi mbabwira ni ukuri, iyo mubonye ahantu haje ububyutse haba haje n'ubuzima. Ubwo rero ko Abinadabu hari hageze iki ububyutse ngo amenge bava iminsi 90 kubera yuko bari mudahigane kubera ishyari. Njyambira abantu basenga hari igihe bazadukenera. Abantu basenga hari igihe tubona nk'abantu b'abasazi batagira ubwenge n'ibitekerezo, ariko nyuma yo kubayobora bazatwaza uko bigenda. Tubarangira ubutayu tubabwira kizabona aho banyura no mu mazi no mu rupfu no kuri mugi. Baga kujyayo bikimeze neza n'ibikomera tujya kubereka inzira. Byabireze rero ibintu bikerera ibyaraga meza za tubikerera 3 arakira mu minsi 90 batangira kujya barangura imodoka zijya kurangura n'amagare kwa Dodomo, amasoko kwa Dodomo, amata aho ngaho, intoki
imirimo irera, akarima arera, aragura ababosi babwira Dawidi bakadafata, ariko iyi nzira ijya hepfo muri abo ntabwo ikabagenda bajya kurangura nko kwa Mutangana bati obyo mu byaremeje. Iyo Imana iri iwacu ibyaranze biremera, ibyapfuye birazuka, ibitariho biraremeka, ibyanza guhinduka birahinduka kubera Imana. Imana muzayitunge, muzayitunge. Dawidi aravuga ati ya Mana yashize umujinya isigaye itanga ibiryo, bati wa muntu agiye kuba umwami, bagiye kumuyoboka amatora yo gutaha nabo ubudodo baza gusimbura. Dawidi rero nibwo ateguye inshuro ya kabiri kujya kuyizana. Iyo nshuro ya kabiri rero niyo yimubonye. Aha rero arabaza ashaka indirimbo, aravuga ati Imana arabonye imeze nabi bite byayo. Hano twasomye hambere rero yabanje aravuga ati kamanze ngira abantu bazamberekeza babanza bamenye ko Imana ikomeye. Ati se n'ibyuzira n'ibyo Uwiteka timurabyumvise tukabimenye. Isi n'abayirimo n'abayo kuko ariyo wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara hera he agira ngo abiyame tugera kubica? Ati Imana izanana n'ibyaha muze tugiye byo kuyizana. Aravuga ati umuntu uzamperekeza kuzana w'Uwiteka ufite amaboko atanduye, uze ko atanduye azaye tugende, uwiyanga azi ko amaboko yanduye azagwayo. Muzi ko ushize gifite umujinya birabyakikana, utarahirwa inyuma. Bati twabyumvise uwo ni uzahagurisha n'Uwiteka no gukiranuka kwe. Arangije rero ahita avuga ngo mwamarembo mwe, ari mabwiri bya porotaye y'inzugi, ati nimuguruke nimuvaho ngaho muri munamuke kugira ngo Uwiteka w'icyubahiro abyukurutse. Haleluya. abona ukwaza kwa Dodomu atapande kwa Dawidi. Dawidi rero yamenye ubwenge, aho kwishyira ku nka noneho ayihekesha abandi abatambyi. Aravuga ati ikintu cyagiye cyatumye abantu bapfa nuko ayihetse ku nka kandi abatambyi bambara neza, abatambyi baritunganya, abatambyi barigeza. Hanyuma rero isanzwe Uwiteka baragenda rero aracuranga baririmba indirimbo yiza buri twaririmbaga, bararirimba kubera ko Imana itakicana abaye neza, ifite gahunda nzima. Nibwo rero Dawidi imyenda imuvuyeho. Ubwo umugore muri etaje ari mu idirisha, uwo mugore we yari umukobwa wa Sawuli, umwana rero kwa perezida. Uzi ko perezida bitwara ko bataka kubyina, bataka gusamara, bagira gahunda. Yari umukobwa wo kwa Sawuli, yamaze imyaka 40, umwana wo kwa perezida yari azi ko bigenda. Ashakara n'inyeshyamba y'inyamuka. Yesu nashimwe. Dawidi n'inyeshyamba yamegereye gucuranga ibintu bikenewe, yacuranga ibisazi bikagenda. Noneho rero nuko yaramenyera Imana. Ibyo kuvuga ngo perezida wa Repubulika ngo abaminisitiri abategetsi baje kumufasha kwakira ngo abayobozi, umuhungu arakubita muzika, umuhungu acurangira Imana. Haleluya. Kuko nta pantore yambaye rero, yari yambaye imyenda y'ingi isanzwe y'intore, imyenda igira iki. Umugore ari muri etaje yari yamuherekeje, umukobwa kwa Sawuli ntabwo yamuherekeza. Ntabwo umugore ubundi munsi mukuru ntabwo guheza patro wiwe akajyana. Naramureba navuga ngo nakugaye n'igihe ngo nuko isanzwe yaje ikagera mu rwego rwa Dawidi, yake nakugaye naho kumva wigira nk'umuturage wari uzi ko kumwe n'abantu baba escort bo hasi, ubona abaturage bose bo mu Israel bari baje, nawe nk'umwami wo kwiyubaha mu protokole ugendere muri gahunda, umenye ko abami bifata. Abami se rero baguherekeje muturanye mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, ni muri Amerika no mu Burayi, ugeze ubona bamera nkawe, wewe wasaze uyoboye ko uri umwami. Ubu ko yamusubije yaravuze ngo bijya ibintu nakoraga ibyo kumbwira ngo hari abami, hari ba minisitiri, hari abasirikare, sinabarebaga ngo nabikoreye imbere y'Uwiteka Imana yayindi yirukanya so iramwirukana irangirikana ku ntebe. Ati nayo nzabikora n'ejo nzongera. Ati kandi abo bantu bazakomeza kunyumvira kuva uwo munsi ngo rahinduka iki ingumba. Isanzwe bayinjiye hehe mu rurembo rw'ande kwa Dawidi. Ubutaha tuzaganira ahandi hasigaye iyo sanduku yabaye kwa Dawidi ikijya no kwa Salomo. Nihuse rero reka njye ku marembo dusenge. Hari amarembo rero yagombaga kweguka, hari ibirembo bituma Imana idatura aho yagombaga gutura. Tugiye mu mwuka rero hari amarembo ngiye kubabwira dusenge mutangirangiranye, ariko reka ndavuga ngo Imana idukurikije, Imana muyibone. Ndibutse ko Imana iboneka.
ibi mbabwira ndabizi ushobora gushaka umwaka wose ntukabone ariko nta muntu umwaka ushaka Imana wiwe uzatangire haracyari n'ibyumweru hano muri bato uzishake rero yarashaka Imana ndayibona n'ubu yo mwumvise bikomeye njya kwibaza nkumvira avuga iyi Mana ni imfura n'ijoro irakora ntikivuga nk'abandi bayobozi ngo twananiwe ngo urumva akazi kenshi ndamanama rikaza Imana ishima kora n'ijoro ikora Imana ni imfura Imana iraboneka haleluya Imana ni imfura iraboneka no muri weekend irakora no ku muganda irakora iherutse gukora ku muganda no ku isabato hari umuntu akijije ku isabato namubwiye ati rero gukiza ku isabato rikora umurimo bwawe ugende ahura n'abafarisayo bati ibi bintu ukoreye ni ibiki ukora bikora umurimo w'ubuhamya mbese namuduseka ngo ubuhamya njye ntabwo ubuhamya abantu bakanseka njye ntabwo ubuhamya abantu bakanseka munigeza mbere umushumba ariko umuntu w'umugabo ntawe uratanga ubuhamya ngo wavuye mu cyaro ngo uva ngo karere ka Rusizi ngo uje gupagasa ngo urasonza ngo umenye ko wabaye pasiteri Imana irambwira ngo mwana wanjye ngo nzaguha ubuhamya ubu ufite ubuhamya we bw'indashyikirwa ufite ubuhamya bw'indashyikirwa yarambwiye ngo uzajye ubutanga burya ubuhamya nibyo biragutaba turyamyeho yaramubwiye ngo ikorere uburiri bwawe ni ukuvuga ngo iby'Imana yakoze tugomba kubivuga mu mazina yabyo yikorera uburiri ku isabato rero ahura n'abafarisayo bati ibyo bikoreye ibiki aravuga ati muzi ko maze iminsi njyamye ahantu imyaka 18 myinshi nari narapfuye haje umuntu usimuzi ariko n'ubu ntamuzi yambwiye ngo nikorere bwanjye ngende kutabuhasize se yambwiye ngo ni nkubura umwana Imana ishari iguma ukubura none naje mbikoreye batako muri umupagani ati ko mubwira ngo bikorere kuko kizazarika kata ukijije ku wa gatanu cyangwa ku cyumweru kagukiza ku isabato nta muntu ubasha kugenda none wowe byikoreye ute Yesu abaza uramuzi se simuzi arakijijwe se niba akijijwe niba adakijijwe ntimubibaze icyonzi nuko nari ndwaye nkaba nakize hari ikintu tuzi ku Mana niyo Imana abandi bayituka ngewe nayigumana hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa hari ibyo yankoreye umutima Yesu bahuye amubwira ati Yesu akora icyo bita disikuru ikiganiro mpaka n'abanyamakuru bati ku cyo kijije umuntu ku isabato nk'umukize ku wa gatanu cyangwa umukize ku minsi y'akazi yaravuze ngo iyo ngeso yo gukiza nyina kugenda iyo mikorere yo gukora ku muganga ntabwo nayigiye yaravuze ngo data arakora nanjye Imana ishimwe gukora igihe cyose irembo rya mbere rero tugomba kugurura no gukiranuka nta mwanya afite n'ibisubiro mu bitaro bya kabiri bitangiye yagiye irembo rya mbere turi Imana ibyukuruka mukayibona nuko dukiranuka irembo rya kabiri dukwiye gukoramo kugira ngo Imana yacu igaragare nuko uyimenya Daniel yaravuze ngo abazi Imana yabo barabanza bagakomera kumenya Imana byonyine duguhesha gukomera kandi birangira ukomeye gusa ukora n'ibyiki n'iby'ubutwari irembo rya gatatu ni ukuyizera kimwe n'ibyo abayobora y'umukanya gato baravuga ngo umuntu utizera Imana ntashobora kuyinezeza tugomba no kuyizera irembo rya kane rero ariko tugiye kujyamo Imana ikunda amaturo kuyitura Yesu nashimye nanashoje kandi kuko iminota yarangiye Imana ikeneye ko muyitura ibya mbere no gukiranuka ibya kabiri no kuyimenya byatatu no kuyizera irembo rya kane dukwiye kugurura kugira Imana ibyukuruke no kuyitura Imana ikunda amaturo udasome abanyabwenge ibice bibiri byo muri Matayo bagiye kwiramya bagendeye aho none se amaturo kababa ni Yesu wariyeho Yesu waruhije ako bagiye bikoreye umuntu uzimana arayitunga reka dusonze Imana ishimwe cyane Imana iraboneka rero yazaburi rero bayirimbye babwira abantu ngo nibugurure amarembo kugira ngo Imana ibone uko ibyukuruka ndagira ngo munyemerere dusenge Imana dusoreze hano mu rya kabiri turaza kujya kwari amarembo neza uko arane tuyavugeho ya introduction ariko mu mwanya tuza kugarukaho duhaguruka dusenge Imana munyemerere dusenge